Kwibuka ni kimwe mu bintu by'ingenzi bituma umuntu agira ubushobozi bwo kwitwara neza mu buzima bwa buri munsi. Gusa hari igihe umuntu atangira kwagirwa ibikomeye n'ibyoroheje bikamutera impungenge ndetse n'ubwoba. Ubushobozi bwo kwibuka bukunda kugira ingaruka ku myigire, akazi ndetse no ku mibereho myiza ya buri munsi. Iki kiganiro naguteguriye ngiye kugira inama ngenderwaho zagufasha kurwanya kwibagirwa ndetse zikaguha n'ubushobozi bwo kwibuka neza. Ngiye gutegurira iki kiganiro Mirage official, reka tubane. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ukwiye kwitaho ni ukwirinda ibiyobyabwenge n'inzoga nyinshi. Inzoga nyinshi cyangwa ibiyobyabwenge bishobora kwangiza imikorere y'ubwonko no kugabanya ubushobozi bwo kwibuka. Iyo mpamvu dukwiye kwirinda nk'urumogi, inzoga zisindisha ndetse n'ibindi. Kuko n'ubundi guverinoma y'u Rwanda idusaba kunywa resi. Ni byiza ko tubungabunga ubwonko bwacu, kwirinda kubwangirisha ibiyobyabwenge. Bityo bigatuma twibuka neza uko bikwiye, bikadufasha kubaho neza mu buzima bwa buri munsi. Kwitoza gukoresha ubwonko buri munsi. Kwiga ibintu bishya harimo gusoma, gukina imikino yo gutekereza, urugero nka Sudoku, cyangwa gukora imyitozo yo kwibuka, bikangura imikorere y'ubwonko ugatekereza vuba byihuse kandi bikanatuma wibuka. Gerageza iyi mikino ujye umwitozo ubwonko bwawe buri munsi kugira ngo buzajye bubasha gukora bwihuse kandi bigufashe kwibuka. Ibi nabyo bizakurinda kwibagirwa, maze ujye wibukira igihe kandi utekereze vuba. Ikintu cya gatatu ukwiye kwitaho ni gukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri nko gusiganwa, kugenda n'amaguru cyangwa yoga bifasha amaraso gutembera neza, bigatuma ubwonko bwihuta kandi bukibuka neza. Ni byiza gukora imyitozo umunsi ku munsi, haba mu gitondo cyangwa nimugoroba, uko bizatuma umubiri refreshinga, bihe n'umwanya ubwonko wo kongera kwibaka bundi bushya kandi bugatekereza neza. Ruhura umubiri wawe kandi wiha agahenge nawe igiti cyawe kugira ngo wirinde stress. Niyo mpamvu ari byiza gukora imyitozo ngororamubiri ukayikora mu buryo buhoraho, kuko bizarinda ubwonko bwawe kandi bugufashe gukora vuba ndetse no gutekereza byihuse. Ikintu cya kane ni ukurinda stress no kuruhuka bihagije. Ubushakashatsi bwerekanye ko stress nyinshi yangiza imikorere y'ubwonko. Kuruhuka bihagije, byibuze ugasinzira amasaha hagati ya 7 n'8 mu ijoro, bituma ubwonko busubirana imbaraga kandi bugakora vuba. Ikintu cyane mukwiye kwitaho kandi kikagira ingaruka nziza ku mubiri wawe ni ukurya indyo yuzuye. Kurya ibiryo birimo omega 3 nk'amafi, imbuto, imboga, amavuta y'inka cyangwa inyamisogwe bituma ubwonko bukora neza. Ibura ry'intungamubiri rishobora gutera kwibagirwa. Niyo mpamvu umuntu wese akwiye kwita ku byo arya umunsi ku munsi, kuko ari byo soko y'ubuzima. Ibiryo urya jya ubanza making sure cyangwa wanze witaho niba bifite intungamubiri zihagije ndetse zagira n'umumaro ubwonko bwawe. Kubera yuko uri ibiryo bifite intungamubiri bituma imyakura ikora neza kandi bigakangurira ubwonko kwibuka no gutekereza neza. Ni byiza rero kurya indyo yuzuye ko rizagufasha kugera ku ntsinzi, ukarwanya ikibazo cyo kwibagirwa burundu, ugatana nacyo ukaba umuntu usobanutse, wibukira igihe kandi ukagira ubwonko bukora vuba. Reka kubwe ko kwibagirwa atari indwara, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko ubwonko bwawe budakora neza. Gushyira mu bikorwa izi nama nkugiriye byagufasha gutangira kongera ubushobozi bwo kwibuka no kurinda ubwonko bwawe gusaza imburagihe. Kwita ku buzima bw'ubwonko ni ingenzi nk'uko wita ku buzima bwawe bwa buri munsi. Igerageze maze uzarebe impinduka, uzanshimira nyuma. Niba gutegura ikiganiro kandi mo nyikugezaho ni Mirage official, reka tubane mu biganiro bikurikiye. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda cyane.